Seven Mountains TV. Alright, munyemerere mbasuhuze kandi mbifuriza kugubwa neza. Ni Emma kuri Seven Mountains TV. Meze mute mwese, reka nizere ko mumeze neza kandi reka nizere ko muri amahoro. Mumeje gushimira cyane abantu bakomeje kudushyigikira, abantu murimo mutwereka urukundo, abantu murimo mudushyigikira, abantu murimo mukora subscribe, abantu murimo muduha comment, abantu murimo mudutera imbaraga rwose pe. Sinzi mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, ariko namwe Imana ibiyereke kandi bashyigikire mu by'ukuri, kubera ko gushyigikira umuntu cyangwa se kumuha courage ubundi niwo wakabaye umuco, ariko kubera ko muri iyi minsi uwo muco wabaye rare cyangwa se wabuze, ariko iyo ubonye abantu bake bagushyigikiye, we n'abantu bake cyangwa se benshi ku rwego rwawe bavuze bati courage, nyine ni byiza cyane, binyura umutima, so bikanagutera courage zo gukomeza kuba wakora cyangwa se wakomeza nyine iyo nzira watangiye. Ndabasuhuje rero mwese abakunzi ba Seven Mountains TV. Nari maze gushimira nyine abantu badushyigikiye cyangwa se baduteye inkunga. Mu by'ukuri ni ikintu kiba gishimishije, so rero ndabashimira cyane abakoze mwese kuri subscribe, kandi nsaba n'abashyashya baba bageze aha cyangwa se mwamutubonye bwa mbere ko namwe mwadushyigikira cyangwa se mwadukandira kuri subscribe, kandi Imana ibahe umugisha. Rero nizere ko mumeze neza, nizere ko icyumweru cya mbere cy'umwaka gisoje amahoro, nizere ko mwatangiye neza icyumweru cya kabiri cyo muri uyu mwaka 2025, kandi nizere ko mukomeje kugira intangiriro nziza z'umwaka. Ariko nanone ntitujya twirengagiza aba batameze neza, kubera ko nabo baba bahari. Dusaba cyane abantu batameze neza kwihangana, gukomera, kubera ko ni ku isi iteye. Isi ntabwo iri fair, isi ntabwo iri fair, kubera ko abahanga sibo bagerayo cyane, sibo biruka ngo sibo bameze neza cyane muri iyi minsi. Abashoboye ibintu sibo babirimo, nyine hari ukuntu isi wagira ngo irenjiste, kubera ko uwari ugenewe ikintu si ugifite, utari ukigenewe ahubwo ukabona aragifite arimo aranagipfusha ubusa, ariko nyine ni ku isi iteye. So rero twivugira ku by'ubuzima, hari abantu baba batameze neza, abantu barwaye se, abantu bafunze, Imana iborohereze, abantu bakennye, nyine abantu baba bashonje, wa muntu we, abantu icyizere cy'ubuzima kiba kiri hasi. Ariko nanone mbabwira ngo mukomere, mwihangane, kubera ko byanze bikunze ubuzima burahinduka. Uyu munsi iyo situation itameze neza, haba hari ibyiringiro by'uko ejo izamera neza. Kandi ndakubwira abantu ngo nawe situation n'ujya ubona imeze neza, ntukirare, kubera ko ntabwo ushobora kumenya niba ejo bitazahinduka, kubera ko uriya nawe umeze nabi hari igihe byabayeho ameze neza. So rero igihari no kwihangana kandi tukoroherana. Wowe umeze neza ntumve ko nyine wafashe akaguru nawe utameze neza, ntugire ubishinja, ntugire ubishyiramo, ntugire bituma ugongana nawe. Yes, hari igihe umuntu aba ari mu kibazo cyangwa muri situation itamworoheye, yarayishyizwemo n'undi, yego, ariko icyacu no kwihanganirana nyine, kandi no kugira umutima wihangana cyangwa se umutima ubabarira. Uyu munsi rero ndaje ngo twiganirire. Ikiganiro nzanye uyu munsi navuga ngo nawe birakureba, niwo mutwe w'ikiganiro, nawe birakureba. Maze iminsi ntekereza televiziyo yacu nyine nababwiye ko ikorera ku by'imisozi 7, dufata umusozi umwe tukawuganiraho, cyangwa se dufata sije imwe tukayiganira. Ariko iyo misozi 7 nagira ngo duhuze impano y'umuntu n'umurimo w'Imana, kubera ko iri gospel oriented, ariko ugasanga kenshi tuganira ku by'ubuzima busanzwe, ariko tuganisha mu by'imibereho ya Gikristo, cyangwa se mu by'imibereho yo kumenya no kubaha Imana ndetse no kuyitinya. Niho hanini cyane banyira ngo tuganire, cyangwa se nibyo byinshi cyane bagira ngo tuze kwibandaho mu kiganiro. Uyu munsi rero kuvuga ngo nawe birakureba, nuko nta hantu na hamwe Imana idafite umuntu. Uyu munsi ushobora kwicara ukavuga ngo iby'Imana n'agakiza kayo, cyangwa se iby'Imana no kuyitinya no kuyubaha, njyewe situation yanshizemo
inyemerera kuba nayubaha ahantu nkora se, ahantu ntuye, ahantu navutse, ahantu yenda kuvuka byo bishobora kumvikana, ariko ntekereza ko uyu munsi ahantu henshi cyane iby'ubutumwa bwiza byageze, cyangwa se ibintu by'Imana, inkuru z'Imana cyangwa se inkuru z'Imana zarahageze. So uyu munsi rero yenda bitewe n'aho wavutseho birumvikana, cyangwa se n'ahantu muri birumvikana, ariko nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nta hantu na hamwe, nta rwego na rumwe Imana idafitemo umuntu, kandi uwo muntu ntabwo ari ikindi, ni ukugira ngo azatsindishirize abantu babaga muri iyo kategori. Kuko baravuga ngo Imana mu byo ikora byose irakiranuka. Imana ntabwo irenjisite, ntabwo izagucira urubanza ngo kubera ko yagushyize ahantu nyine bigaragara ko bitari bukunde ko uyubaha, birashoboka. Ariko nagira ngo ngire ngo urwego urimo rwose, level ufite yose y'ubuzima, y'amashuri, y'imibereho, nagira ngo ngire ngo hari umuntu wo kuzagutsindishiriza. Urwego rwose ruriho Imana irufitemo umuntu uyubaha, uyitinya kandi uyikorera. Nari ndimo nsoma akantu kuri Google nyine kavuga iby'umuperezida muri Amerika witwa George Washington, uburyo yari umukristo, uburyo yabatijwe, uburyo yavugaga Yesu cyangwa se yavugaga iby'Imana cyangwa se yayitinyaga, kandi yari perezida w'igihugu. Yego ni mu myaka igiye imbere muri za 89 gutyo, uretse ko atari na kure cyane, ariko icyo gihe ngo yubahaga Imana. Icyo gihe urabona ni umuperezida, igihugu ayoboye ni igihangange ku isi, ariko ngo akagira guca bugufi, gutinya Imana. Disikuru ze zose avuga ko ari Imana yamushoboje, disikuru ze zose arimo abwira abantu avuga ibya Yesu n'agakiza ke nuko yapfiriye abantu n'iki. N'abandi baperezida bagiye bamukurikira, ariko yenda reka mvuge kuri uwo Washington gusa. Urabyumva, uyu muperezida yabayeho kugira ngo abandi bantu bagiriwe amahirwe yo kuba abaperezida ku isi batazitwaza ngo twebwe position twari turiho ntabwo yatwemereraga kuba twakizwa, twavuga ibyawe, kubera kurumva twabaga turi bize mu bintu by'abaturage, twabaga turi bize dushakishiriza uburyo abaturage babaho, dushakisha se kuntu nyine ubuzima bwagenda, bakabyitwaza imbere y'Imana. Ariko nayambwire ngo uyu nguyu azahagarara avuga ati nari perezida kandi w'igihangange, my friend, nari perezida. Nta nubwo wazaba avuga, Imana izabwira iti George Washington ko yabaye perezida w'igihangange, w'igihugu cy'igihangange, ko yantamyaga, ko yamvugaga, ko yaninyaga, wowe wayoboye n'igihugu kiri aho, byakugendekeye bite? Uyu munsi rero nta rwego na rumwe ushobora kuzaburamo abantu bubaha Imana. Mbahaye urugero rwa perezida, hariho abaminisitiri baba bubaha Imana, hariho abadepite baba bubaha Imana, hariho abacuruzi ba business bari ku rwego rwo hejuru, bageze ku rwego rwo kubaka inganda, baratangira abacuruzi ariko bubaha Imana, barimo abakarani bubaha Imana, abantu bacuruza agataro bakabyubahiramo Imana, harimo abantu b'abakirina bubaha Imana, harimo abantu b'abashoferi bubaha Imana, b'abasirikari mu nzego zo hejuru bubaha Imana, mu nzego ntoya bubaha Imana, abapolisi, abadaso, abacungagereza, abahinzi, mvuge bande ndeke bande. Ni ukuvuga ngo ahantu uri hose cyangwa ahantu barizwa hose, wabyashoboka wakubaha Imana, wanayitinya. Mvuge abakozi bo mu rugo se, mvuge abasekreteri, hari abasekreteri badasambana na ba boss. Mvuge abaganga se, hari abaganga bubaha Imana. Mvuge abagabo se biyubashye mu ngo zabo bubaha Imana. Mvuge ababankiye se, abantu bakora muri za banka nini zikomeye bubaha Imana, bayitinya, batakora ibyaha byo kwiba n'amaruswa n'ibindi. Mvuge iki ndeke iki, mvuge ndeke nde.
urwego rwose, rwaba urwigenga, rwaba urwa leta, rwaba urumeze rute, menya ngo Imana ihafite umuntu yubaha, kandi ikibesheje uwo muntu aho cyane ni ukugira ngo azatsindishirize abantu bari muri iyo position yiyi. Rero umutwe w'ikiganiro nawise ngo nawe birakureba. Mu kanya muze numva akantu umukozi w'Imana Apostle Masasu yavuze, avuga ngo celebratinga Noheli, ngo Imana yigize umuntu iza mu isi, yewe iza no mu rwego rw'umukene kugira ngo na wa wundi uri hasi atazavuga ngo ni iby'abakire gusa. You get the point? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi agakiza twazaniwe ni ak'umuntu wese, kandi nimvuga agakiza, nimvuga abarokore ndabandi mitinza abantu kubaha Imana no kuyitinya. Nubwo yenda tuzabikoraho ikiganiro kirambuye, agakiza n'iki, ese umuntu yitwa ko akijijwe ryari, se bigaragara gute ko akijijwe, se n'iki cyereka umuntu ukunda akijijwe, se n'iki wowe kikubwira ko ukijijwe, yenda tuzabikoraho ikiganiro kirambuye. Ariko uyu munsi nagira ngo mubwire ngo agakiza ni ak'umuntu wese. Uri boss, yes, ariko hari ababoss bagenzi bawe bubaha Imana. Uri business owner, ufite business yawe ugenga, ufite abakozi, ufite iki, ariko hari abandi ba business owner bubaha Imana. You get the point? Abanyamafaranga menshi barayafite afatika, ariko bubaha Imana, kandi bitari ibingibi byo gupacapaca no kwirirwa abantu babishwamiramo cyangwa babirwaniyemo, nkavuga ngo rero aho uri hose mu rwego rwawe, menya ngo kutubaha Imana ni amahitamo yawe, ntabwo ari position, ntabwo ari ukuba busy, ntabwo ari akazi kenshi, ntabwo ari ukuba ufatwa cyane. Aho uri hose byagukundira ugakizwa, aho uri hose byagukundira ukubaha Imana kandi ukayitinya, kandi bikaguhesha amahoro arenza ayo wibwira uheshwa na position, arenza ayo wibwira uheshwa n'umwanya urimo, arenza ayo wibwira uheshwa na level y'amashuri ufite. Uyu munsi we have professors, we have doctors, we have abantu bafite PhDs bubaha Imana, ariko ugasanga umuntu ni umuhumaniste yaciye ibintu ngo reka Imana ni iki. Twari dufite directeur twiga muri secondaire, n'ubu aracariho, yajyaga tuba turi kuri rassemblement turimo gusenga, agafata nk'umwana umwe wiga, kuko tuba dufite ibyiciro ni tronc commun na level superieur, ariko imbere yacu hari na institut. None agafata nk'umwana umwe akamuzana imbere ati tubwire umunsi uri hano, kubera icyo uri hano. Ndimo uri muri igira iki, kuzabona diplome nuyibona nzakomeza nige university, nuja muri university nige mbone degree, nibona degree nje gushaka akazi, nubona akazi mbona amafaranga, nubona amafaranga ndongore, nurongora mbyare, nubyara ndera abana nibakura nyine mbigishe, nubigisha bakure nyine mbone ko nanjye mfite icyo mariye igihugu, cyangwa niba mara kwiga nzashaka ikindi cyo gukora, nugishaka ngire business yanjye, nubona business yawe nkorera amafaranga, numara kuyakorera nzaba ndimo ndasaza, numara gusaza nzaraga abana ibyanjye, numara kubaraga ibyawe bazabaho neza, niba baho neza wowe cyewe nzaba nshaje, nyuma yo gusaza nzarwara, nurwara yenda cyangwa se nibigenda gute, umuntu yashaje nyine arapfa. Nawubwira none wowe uri hano kugira ngo uzapfe, ngira rero directeur nzapfa kubera ko nta hantu ushobora kubirungira, nyine naravutse byanze bikunze ngomba gupfa. Kavuga ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose n'ibyo turuhira byose naho tugera hose birangira umuntu apfuye. Ariko ubwo yabaga bitwigisha agira ngo atubwire ngo level iyo ariyo yose wageraho, ubuzima ubwo aribwo bwose wafata, position ariyo yose wabamo, bizendinga ubuzima bushaje nibumara gusaza umuntu apfe. Ariko nyuma yo gupfa hari ahandi tuzajya, hari ubundi buzima tuzabamo, kandi ubwo buzima kuzabura bizaterwa n'uburyo umuntu azaba yaritwaye uyu munsi.
So rero nshuti bakunzi ba 7 Mountains TV, nababwiraga ngo uyu munsi uko waba umeze kose naho waba uri hose n'icyo waba uri cyo cyose, menye ngo iminsi y'ibara iva humye yo celebrating anniversary, tuba tukwegereza gusaza nyine, kandi iyo umuntu ashaje nta kindi ni gupfa. Ariko nyuma yo gupfa bizagenda bite cyangwa se bizaba bimeze bite? Nkavuga ngo rero igikwiriye umuntu wese no kubaha Imana, ni gukizwa, no gushakisha uburyo yabana n'Imana mu mahoro, cyangwa se yabana n'Imana amahoro, ariko nta kindi ni gukizwa no kubaha Imana no kwitinya. Nicyo nakwifuriza umuntu wese, mbabwira ngo buri position yose urimo cyangwa se buri hantu hose urimo, na wa muntu uri hariya ku muhanda uteze ikiganza asabiriza, menya ngo barimo bubaha Imana kandi bakijijwe. So rero nawe gukizwa birakureba kandi n'ibya buri muntu wese. Rero ntabwo ndi gukora ikiganiro kirekire, narababwiye ngo ntabwo nzasubira ibitabo byinshi kugira ngo nkunde nze mbakonvenke. Oya, bitabo byarasomwe, abantu b'ubwenge baravuze, ariko nzanzana ibintu biri aho bicishije make ariko byakumvwa n'umuntu wari wese kandi bikamugirira akamaro. Rero icyo uyu munsi navuga ngo nawe birakureba, wakizwa nawe birakureba, wahinduka nawe birakureba, wahindukira. Kandi nyenda tutaragera no mu buzima bwo nyuma yo gupfa, aho batubwira iyo ukijijwe cyangwa se utinya Imana, wubaha Imana, hari inyungu nyinshi zibifatika hano muri iyi si. Icya mbere, ubana n'abandi amahoro. Icya kabiri, hari ibintu bitakuzaho ko ntawe uzahurira nabyo. Uzumva umuntu wubaha Imana ngo yasinzaguye munsi y'umuhanda, uzumva umuntu wubaha Imana ngo yibye bamufunze, bamuciye akaboko, niba yapfumuye inzu, bamuhondaguriye mu isoko kubera ko yashikuje telefone y'umuntu akirukanya, mibona Nyabugogo umuntu akiba akantu bakamwiruka bari benshi, bagafata bakaza bagahondagura. Mwene ibyo ntawe uzahurira nabyo. Ntuzarwara sida ngo wasambanye, ntuzatwara inda ngo wasambanye, uzabana n'umupartner wawe amahoro, famille yawe izagira amahoro. Kubera iki? Hari ibintu byinshi iyo umuntu akijijwe Imana ikura mu buzima bwe, bityo bigatuma abaho neza cyangwa se bigatuma abaho mu buzima butekanye. No kuvuga ngo rero inyungu z'agakiza si ukuzaba mu ijuru gusa, ahubwo inyungu z'agakiza ni uko na society ibana amahoro, nuko nawe ubana n'abandi amahoro, nuko nawe umutima wawe ugira amahoro, utekanye, tuza ukabaho wumva umeze neza. So rero nshuti bavandimwe, yenda ntanavuze n'ibintu byinshi ngo bizabarambire kubyumva, ngira ngo icyo mvuga cyumvikanye. Aho uri hose, nivo yawe yose, ubuzima urimo bwose, wakizwa, wahindukirira Imana, wayitinya kuko wayiha icyubahiro, kuko nicyo ishaka ku muntu wese, ni nacyo burya yaturemeye akenshi. So rero soza ikiganiro kugira ngo bisobanuke neza, ntaza kugira igice kimwe mera nkaho ndi mitinze. Aho waba uri hose wanyubahira Imana. Ntabwo mvuga idini, ntabwo mvuga itorero runaka. Nzagira umwanya wo gukora ikiganiro kirambuye gukizwa n'iki, kubaha Imana no kwitinya n'iki, bikorwa bite. Ariko menya ngo aho uri hose n'idini urimo yose, wakubaha Imana kandi bikaba iby'umumaro ndetse n'iby'agaciro. So rero bakunzi ba 7 Mountains TV, ikidukwiriye no kubaha Imana no kwitinya. Muri Bibiliya handitse ngo mukorere Imana mutinya kandi muhinda umushyitsi. Icyo Imana ikeneye ku muntu wese no ko ayihindura umushyitsi kandi akayubaha, akayubahisha. Nibyo bikwiriye umuntu wese. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Nkomeze nshimira abantu mukomeje kudushyigikira, kandi nsaba n'abashasha muba mugeza gukomeza kudushyigikira no kudutera inkunga, kubera ko byanze bikunze tugeraho kandi tuzakura amaherezo. So rero ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ni Emma, iyi ni Imisozi 7 TV. Imana ibahe umugisha kandi ibahe impagarike n'ubugingo. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.